nkunda kubabwira nti duhore twiteguye kubera ko tutazi umunsi n'igihe. Biragoye cyane kwiyumvisha uburyo ki uyu mupapa w'imyaka 55 yapfuyemo urupfu rubabaje ndetse rutunguranye ku buryo buteye ubwoba cyane. Ni umugabo wari utwaye imodoka nk'ibisanzwe nk'uko yari asanzwe ayitwara. Hanyuma hari indi modoka yari itwawe n'umusore ukiri mutoya. Iyo modoka yindi rero ipine ryavuyemo rirangije rigenda rifite umuvuduko mwinshi. Uyu mupapa ashaka gukatira iryo pine ryari ririmo rigenda risimbuka mu muhanda n'umuvuduko mwinshi. Mu gushaka kurikatira rero arangije ahita ko agonga. Mu kugonga rero imodoka irangije ihita ko imuta ahantu habi cyane, birangira ahasize ubuzima mu buryo butunguranye. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane kubera ko urupfu nk'urwo ngurwo, kumva uburyo ki uyu mugabo yapfuyemo ni ibintu biri kugenda bibabaza abantu benshi cyane. N'umupapa witwa Kamara wabaga hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Carolina niho uyu mupapa yaraherereye, yari mu diaspora. Ariko kandi nanone akaba ari umwe mu bantu bari bakunzwe cyane bijyanye n'uburyo ki ngo yagiraga umutima mwiza uca bugufi. Yari umuntu wakundaga gusabana n'abantu, kumva ibibazo by'abantu, cyane ko muri iyi leta yabarizwagamo yarahagarariye diaspora ya Kenya ihaherereye, cyangwa se abanyakenya nyine batuye hariya, kubera ko uyu ni umugabo wo muri Kenya. Ariko akaba ari umwe mu bantu mu by'ukuri wiyumvagamo abantu cyane cyane abanyafurika bajyaga mwa kiriya gihugu, cyangwa se bajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri leta ya Carolina, ari naho yakoreraga akazi ke ka buri munsi. Uyu mugabo rero nk'uko nari mbigarutseho nk'ibisanzwe, yafashe imodoka ye yarava rwose yagendagamo, hanyuma ajya ku kazi nk'ibisanzwe. Ageze mu nzira yaje kugira gutya abona ipine riri kugenda ryirukanka cyane mu muhanda. Murabizi ko ipine iri kugenda kuri kaburimbo ari yonyine iba iri kugenda isimbuka, iba ifite umuvuduko mwinshi bijyanye n'uriya mupira wayo nyine ugenda widunda mu muhanda usimbuka. Iyi pine rero mu kumara gucomokoka mu modoka yari itwawe n'umusore rwose ukiri mutoya, ipine yagiye isimbuka n'umuvuduko mwinshi cyane. Uyu mupapa mu kubona iryo pine uburyo kiri kugenda ryiruka n'umuvuduko mwinshi, abona ko riri kumusatira ndetse riri kwerekeza mu kuboko yaratwariyemo. Hanyuma uyu mupapa yashatse gukwepa iri pine kubera ko ahari yatekereje ko uburyo ryagendaga risimbuka rishobora kwikubita imbere ku kirahure cyaho yicaye, hanyuma rikaba ryamusanga mu modoka imbere. Yabonye ko rishobora guhita ryikubita ku modoka imbere, rigahita rimusangamo, rikamena ikirahure rikamusangamo imbere, n'ubundi akaba yagira ikibazo. Agerageza uburyo ki arwana n'imodoka kugira ngo akatire iryo pine ritamugeraho. Yarwanye n'imodoka muri uko gushaka rero gukatira iryo pine, kubera ko iyo ipine riri kugenda mu muhanda rigenda risimbuka, naryo ryagendaga rikora zigizage nyine, ubona rigenda rizenguruka. Nawe rero uko arwana no gushaka gukatira iryo pine kugira ngo ritamugonga cyangwa ritikubita ku modoka, rikaba ryasimbuka rikamusangamo, uko kugenda akatakata imodoka byaje kurangira agonze. Mu kugonga rero rwose biravugwa ko yahise ko ahasiga ubuzima, ndetse ntabwo byasabye ko bamujyana kwa muganga ngo bamwiteho ngo bamuramire barebe ko ubuzima bwe baburamira, ariko yahise apfira aho ngaho rwose ako kanya mu buryo butunguranye cyane.
byababaje abantu benshi cyane urupfu rw'uyu mupapa w'imyaka 55. Mu by'ukuri cyane cyane diaspora ya Kenya iherereye hariya muri leta yabarizwagamo, cyane ko yari n'umwe mu bayobozi bahagarariye abadiaspora b'abanyakenya baherereye muri iyi leta ya Carolina. Mu by'ukuri bababajwe n'urupfu rw'uyu mupapa Kamala. Urupfu rwe rwatunguye abantu benshi cyane, kumva ngo umuntu ipine itumye apfa, birababaje cyane. Noneho atari n'ipine icomotse mu modoka yari atwaye, ahubwo yari ipine icomotse mu yindi modoka y'undi mushoferi wari utwaye imodoka. Amakuru akavuga ko uyu musore wari utwaye iyo modoka yacomokotsemo ipine yari atwaye n'ubundi ngo adafite ibyangombwa cyangwa se uruhushya rwa perime rumwemerera gutwara ikinyabiziga, ndetse bikavugwa ko n'ubundi yaramaze igihe atwara adafite uruhushya rumwemerera gutwara imodoka. Ndetse yewe bikavugwa ko ari nayo mpamvu hatirirwaga ajya gukoresha control ngo arebe niba imodoka yari ikibazo runaka ifite. Nkumva kwishora mu muhanda, yishoragamo nyine imodoka yatabanje kureba ngo amenye ngo ese ifite ikibazo, ese bimeze bite. Byarangiye rero iteje impanuka ikomeye cyane. Uwo musore yahise ko ajyanwa nyine kugira ngo abashe gukurikiranwaho ibyo byaha mu by'ukuri byo gutwara imodoka adafite uruhushya, atabanje kumenya niba imodoka ye nta kibazo runaka ifite gishobora kuba cyateza impanuka. Urumva ko ni urupfu rw'uyu mupapa mu by'ukuri rw'amaherere, ku buryo umuntu atabona ukuntu abisobanura. Ipine mu by'ukuri igatuma umuntu apfa, birababaje ndetse biteye ubwoba cyane. Gusa nyine nta kundi byagenda, ni ukumwifuriza iruhuko ridashira. Ariko kandi ibi biba bivuze ko mu buzima tubamo bwa buri munsi tuzinduka dushakisha, tukarara dushakisha ku bakora akazi k'ijoro. Tubayeho mu buzima nyine bwo kugerageza gushakisha imibereho, ariko ibyo tubamo bya buri munsi ntibikwiriye kutwibagiza ko tuzapfa, kubera ko ntabwo umuntu amenya ngo azapfa ryari. Ntawe umenya ngo azapfa ejo, ntawe umenya ngo azapfa ejo bundi, umwaka utaha se. Urupfu nyine ruratungurana. Uko uyu mupapa yatunguwe yigendeye muri gahunda ze zisanzwe, agahura n'uwo mupine mu nzira wacomokotse mu yindi modoka, akarwana no gukata agira ngo hunge iryo pine, bikarangira agonze akasiga ubuzima. Ni nako nanjye cyangwa se nawe ushobora kuba hari nabo tujya twumva basitaye, umuntu agasitara rwose agahita yitura hasi akasiga ubuzima. Ni ibintu biba bibabaje cyane. Mu minsi yashize hari umupapa rwose uherutse guparika imodoka hano muri parikingi, agiye gukoresha telefone ahantu, hanyuma yari agiye gukoresha mashini, hanyuma akigerayo umuntu amuhamagara kuri telefone. Mu gihe asohotse ari kwitaba telefone, ageze muri parikingi hamwe yaparitse imodoka, ahita ashira mu mwuka, yikubita hasi. Abantu babona nyine umuntu arazungereye yikubita hasi, ako kanya nta no gusamba. Bakibaza ngo byari bigenze biti. Ni bwa buzima bumeze nk'uburabyo, burarabya ejo bukuma. Ni ibintu bibabaje cyane. Gusa iyi si tuyirimo nk'abashyitsi, iyi si tuyirimo nk'abantu batazayituramo iteka ryose. Gusa urupfu ni ikintu kitamenyerwa. Urupfu ushobora kuba ufite amafaranga menshi, ariko nturubwire ngo wabaye ndetse ntibishoboka. Urupfu ntabwo rurya ruswa, ntiwaruhendahenda, ntiwarubwira ngo rwose reka tubanze twumvikane, dore nari mfite ubukwe mu cyumweru gitaha, uretse manze nizanira umugore, uretse manze nishakira umugabo. Urupfu ntiwarubwira ngo natsinze ikizamini cy'akazi. Urupfu ntabwo warubwira ngo dore nibwo ngisoza kwiga, reka manze nkorera amafaranga. Oya, urupfu ni ikintu kitamenyerwa. Ariko kandi nanone
Pawulo yaravuze ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, niko yabibwiye Abafilipi, aravuga ngo ni naho dutegereje gukiza ko azahindura uyu mubiri, nyuma kandi atwambika umubiri udapfa. Ariko birasaba ko dutegura ubuzima bw'ikindi gihe kizaza, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, ariko kandi nanone hari n'umuriro utazima. Ese uhisemo iyihe nzira? Bibiliya iravuga ngo dore imbere yawe mashyize inzira ebyiri, hari inzira ijya mu bugingo, hari inzira ijya muri Gehenomu, uhitemo ahakubonereye uba ariho unyura. Rero birakwiriye ko tugomba guhora twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe Kristo azazira cyangwa se urupfu rwazira, kubera ko hari abajya bavuga ngo navutse bavuga ngo Yesu araje, ati none ndinze saza ataraza, tundi ubwo azaza ryari. Birashoboka ko yaba atinze kuza nk'uko ubitekereza, ariko urupfu rwo ntirutinda. Urupfu rw'umuntu agendana narwo umunsi ku munsi kandi ruratungurana. Ubwo rero nyaboneka duhore twiyeza, tujye duhora twiteguye, tugerageze kubana n'abantu bose amahoro. Nimba uvuye mu rugo ugiye mu kazi uvuga uti mu by'ukuri reka ngende maze kwiyeza, maze kwitunganya, kubera ko ndagiye ngiye guca mu muhanda unyuramo ibinyabiziga, sinzi ngo biri bugende gute. Gusa Imana niyo igenda iturinda, kandi Imana igenda idusimbutsa impfu nyinshi, izo tuzi n'izo tutazi. Hari impfu ubona rwose ukabona ko urupfu rwagusatiriye, Imana ikarigusimbutsa. Hari n'izindi nyinshi cyane Imana idusimbutsa tutazibonye. Mw'abantu mwe, ntabwo kuri iyi si ibintu byoroshye. Ngayo nguko rero, hanyuma n'abandi bantu bose badukurikiranye bagize ibyago, babuze ababo, inshuti, abavandimwe, ababyeyi se, abo bose turabihanganisha, tubabwira ngo bakomere, nta kundi byagenda. Hanyuma ndabashimiye cyane, dukomeze tubane mu nkuru zacu ziri imbere. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane.